ni isosi ifite amateka yandi ku buzima bwanjye. Papa wanjye Imana imuhe iruhuko ridashira niwe muntu watumye menya ko iyi sosi y'amagi ibaho. Muraho neza, amahoro y'Imana yabane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njye ndashimira Nyagasani, meze neza, ibintu byose bimeze neza cyane cyane, ibintu byose biri ku murongo, nta kintu nshinja Imana. Namwe ndabifuriza ko byamera neza kuruta uko ibyanjye byaba bimeze neza, cyangwa n'iby'undi uwo ari we wese. Vuga ngo amina. Imana ibahe ibyiza. Rero uyu munsi tugiye gukora isosi y'amagi. Hari abantu benshi tuziranye bumva, nagiye mbwira ukuntu namaze igihe kinini ndya isosi y'amagi kumwe n'ubugari, nibumva ukuntu nyine isosi y'amagi iba imeze. Njyewe iyi sosi uretse kuba narayiriye mu gihe nari ndi kuri regime, mu gihe nari mfite depression kubera ibiro byinshi, nari meze nkaho nabihungiyeho, ariko ni isosi ifite amateka yandi ku buzima bwanjye. Papa wanjye Imana imuhe iruhuko ridashira niwe muntu watumye menya ko iyi sosi y'amagi ibaho. Iyo sosi y'amagi kuyiteka biroroha, muri bubibone. Rero murabizi abapapa abenshi ntabwo bakunda ibintu bibagora. Papa yari adufite njye na musaza wanjye, mukuru wanjye yabaga ari ku ishuri Latifa, njyewe na musaza wanjye Hemedi akajya nyine adutekera rimwe na rimwe atagiye ku kazi. Rero yakundaga dutekera ibintu bitamutwara umwanya munini, kuko yagombaga no kuba yafura. Noneho nibwo bwa mbere yatweretse ukuntu bakora isosi y'amagi. Nari umwana pe, icyo gihe nari mfite nk'imyaka 7, hari hashize igihe kitari kinini cyane mama wanjye yitabye Imana. Nari mfite nk'7 isaga 8. Ubwo buzima kuva ku myaka 7 isaga 8 nibwo buzima twabagamo. Yadutekeraga iyo sosi y'amagi n'ubugari, hari n'ubwo twayirishaga umuceri, hari avoka yakundaga kudukorera, yabaga atabonye umwanya wo kudutekera, yagiye no mu kazi. Nijoro tugomba gusangira akadukorera avoka, nayo nzayibereka ukuntu yayidukoreraga, tukayishyira mu mugati tukabirya. Warya nk'imigati 2 ukumva uruzuye, ukumva umeze neza. Iyo sosi y'amagi rero kuri njyewe ni aho ngaho nayimenyeye. Uburyo yayitekaga, uburyo yatwigishijemo, ni nabwo njyewe ndi bukoresha. Hari abo nabonye bafata amagi bagateka umureti, bakaza kuwukata bakawukorera isosi ku ruhande bakaza gushyiramo. Ariko njyewe kubera ko atari byo bintu namenyereye cyangwa iki, ntabwo mba numva ya magi yafashemo isosi, wapi. Na bya birungo uba wakoresheje njyewe ntabwo mba ndi kubyumvamo imbere. Ariko uburyo nyitekamo, ndabasabye abantu mufite abana, abantu mukunda ibiryo byoroshye, abantu muba mushaka kurya ibiryo ntibibatinde mu nda, muzagerageza iyi sosi y'amagi tugiye guteka. Ni nziza, iraryoha. Niyo nayirya kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, gukomeza ntabwo nayihaga. Ndayikunda cyane. Noneho ikindi ikaba yoroshye mu guteka, ikoroha mu kurya. Ushobora kuyirisha ubugari nk'uko nabivuze, ushobora kuyishyira mu mugati, ushobora kuba wayishyira ku muceri, ushobora kuyirya ku bintu byinshi. Hari abantu bo muri Nigeria njya ndeba, bo bayirisha ibijumba, ariko nanjye nshaka kuzabigerageza nkareba. Ubwo rero abantu mushaka kunanuka, ndabasabye mujye muri Sunlight uyu munsi urebye ino video. Bapakuruye product zigabanya ibiro, izigabanya mu nda, na ya yindi nababwiye yo gusiga ku nda. Inda yanjye yatangiye gukomera, bitari ibintu byo kubeshya cyangwa bitari ibintu byo kwamamaza, birimo biragenda neza. So niba ufite inda yoroshye, byaraturutse kuba warabyaye cyangwa utarabyaye, ukaba ufite ariko inda yoroshye wumva bikujena, wagerageza. Yego Nyiramabumba, hano niba hari umuntu utwite, ubu se njyewe kwiza aha, wayigura ugatangira ukamasa, nta bintu byo kurambirwa, nta bintu byo kubara ngo iminsi. Ikindi kintu nshaka kubwira abantu, mufata product zigabanya ibiro. Ntukagure product ngo uhite utangira ngo
ngo ubu se ngo nzanywa zingahe, ngo ubu se ngo kamwe ngo kazananura. Ni ukuri mbarongeze ukuri, ubu ngubu ubaye ufite ibiro 90 ushaka ibiro 60 ukanywa igikombe kimwe kikagukuraho ibyo biro byose, icyo gikombe cyaba gifite ubuziranenge? Ubu uba wumva utaba ugiye gushyira ubuzima bwawe mu kaga? Nimba hari n'ahantu uzi bakora ibyo bintu, ndakugira inama ntuzabikore. Ntuzagende ngo ujye gufata product unywa ngo ikahita ikunanura, ngo wenda tubare mu byumweru bingahe, ngo mu byumweru 2 wenda ngo uveho ibiro 20. Ushobora gutakaza ibintu byinshi by'ingenzi mu mubiri wawe, ukabura ubuzima cyangwa ukaba wanakuramo izindi ndwara. Rero product zo muri Sunroad aho ziva zikagera ni ibimera. Niyo mpamvu uzinywa ukumva utuje kandi ugasanga nta n'umuntu byigize biteza ibibazo. So mwiteho rero kandi muze murebe ino sosi ngiye guteka, mujye muyirisha ubugari, mufate na product ya Sunroad, ubundi muzanshimira nyuma. Ndabakunda. So tugiye gutangira guteka rero. Asumani yongeye kugaruka, content zo mu gikoni n'izindi zigiye zitandukanye nababwiye ko tugiye kujya tuzikorana akenshi mu gihe byashobotse, mu gihe afite akanya nanjye ngafite. Asuma umeze ute? Meze neza. Wabonye se barakwakiriye bate? Video warayirebye? Narayirebye cyane, ndarebye muri comment. Hari abantu baba bagenda bambwira ko bankunda, nanjye ndabakunda. Okay, asante. Tugarutse uyu munsi tugiye guteka isosi y'amagi nk'uko yabibabwiye. Sasa ba bantu bibana cyangwa se babana n'imiryango yabo ariko bakunda by'umwihariko guteka ibintu bitabatindira, ba basore bagenzi banjye namwe murabizi, muze twitekere isosi y'amagi hano yoroshye kandi iryoshye. Ese wari usanzwe uyizi? Nsanzwe nyizi ariko nyine idatekwa kuriya? Idatekwa kuri ariko cyane nabimenyeye hano kuyiteka kabisa neza. Uba wumva imeze neza? Okay, twagiye. So tugiye gukoresha rero amagi. Turakoresha amagi, dukoreshe soya sauce, inyanya, salisa. hariya ziranyanya ni zingahe? Zino inyanya ni 2. Okay, n'agasalisa n'aka black pepper. Dukoreshe na magi, umunyu. Aya ni ya mavuta bamaze kuyamenyera. Hano hari igitunguru na pavuro. Twagiye sasa. Noneho ba bantu nabo batazi gucana ibintu by'iyi oven cyangwa ifuru, sikazi iminsi ayo muraza ibyo turazabibigisha. Yari ifunguye ego mana, si bwo muntu ninde ngaterekaho. Okay, twagiye. So isafuriya yumutse rero, hano tugiye gushyiramo amavuta. Nimba hari umuntu ushobora kuba agorwa no kumenya ko isafuriya yumutse nako ko amavuta yahiye, nk'umuntu niba ugiye gushyiramo amavuta, washyizemo amavuta ushaka kumenya ko yahiye, kwa kundi ugiye guteka ibintu byinshi nk'ifiriti, ujye ugira gutya uhita ubyumva ko yahiye. Rero n'isafuriya yumutse neza uko ubishaka, iyo ugize kuriya urabyumva. Aya mavuta namara gushya turakomeza. Uwambaye agatambaro bwo guteruza kadukoresha kavuka. Hari abantu benshi mwifuje ko ino video muyibona, ndabasabye mwe muri hafi muyirebe. Yahiye sasa. Pavuro tugiye kuyitekaho amasegonda makeya, ubundi tubone gukomeza. Iriya se kwaje akunda mu nzu kubi. Ni igitangaza. Akunda mu nzu. Birahera. kandi bamujyana indoro. Ako sabana yanjye simukadi iba yashyushye. ngo nibaze none umva bahise barira. Hano rero tugiye kongeramo, impamvu mbanje puwavuro murabizi ikomeyeho gatoya kurusha igitunguru, niyo mpamvu ariyo nari mbanjemo.
kandi sinkeneye ko zino pavuro ziza kuba zidaheye ikinyarwanda vuba ntabwo kibaho. Aya magi tugiye guteka n'abana barayaryaho, rero tugomba kugerageza kubihishamo kugira bitabajena. Hari abagira isesemi bagahita bashaka kubiruka. Ni ugutekera ku kariro gakeya. Niba utazi guteka ushaka kumenya guteka, ujye utekera ku muriro mukeya. Ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kumenya guteka mu buryo bumworoheye. Hano tugiye kumena amagi. Nanjye ngiye kubashyiramo inyanya. Rero tugomba kuba ufite akantu byibura ko gushyiramo imyanda. Buriya kugira urambika ibintu by'amagi ahantu uri gukorera ntabwo aba ari sawa. Ni ibintu byose umuntu uteka ajugunya ahantu ibintu abonye, usanga n'ikiryo cyiwe kirimo umwanda international. Ushobora kuba udafite puberi, ukaba ufite isafuriya yawe runaka cyangwa akaboro nk'aka ngaka wakoresheje ikintu runaka, ukagafata ukajya ushyiramo imyanda aho kugira ngo ibintu byo kubijugunya ndebere ntaza kumena itireyi yose mwana. Amaze kujyamo angahe? 5. Umena 8. Ni amagi ya famiye yose. Reka dade wacu niba udahari. Isosi iratubuka. Ushobora no kubura umuntu umwe. Ngewe hari igihe nize kuyarya ari amagi 2 twatetse kandi birajyana birarangira. Ubaye uri wa muntu rero uterura ubugari wabwujujeho isosi, hari n'abantu babikunda ibyo ngibyo mvuze. Uri umuntu umwe wakoresha amagi 3. Ubaye uri wa muntu kabisa ukunda umusosi mwinshi cyane kuri buri kantu birarangiye. Turasoje kumena amagi. Murabona ko ameze neza, twa tuntu tw'ibimene nta twajemo. Hari ukuntu umena amagi buri ugasanga wari warya igisipesiyare bagitayemo, ugasanga cyatakayemo. wari warya nk'igisipesiyare cyangwa umureti watakayemo kiriya kintu. Aha nigeze kugura usanga harimo utuboro dutoya. Turayakubita anoge. Umunyu warawushyiramo, hariya ntabwo ari ngombwa ngo dushyiremo umunyu hano mu magi cyangwa se magi. Noneho hari ahantu sinzi nakubwiye njya kurya sipesiyare. Hari umunsi bize kunkorera sipesiyare bashyiramo magi ahantu hamwe itanoze, ndayihekenya. Baba we utanyibutse ibintu byaraye bimbayeho. Yego gukorera agasipesiyare dade. Byageze nyine hari ukuntu ibikome cyagahita gucika igahita igwa mu magi. Sipesiyare byari biteye ubwoba. Magi nangiye kwishyira mu magi nyine. Ihita itakaramo. Ihita itakaramo kandi mbona ntabwo uri buyikoremo. Ntabwo byaba ari byiza kuba kuyikora mu rugo. Reka nyishyiremo wenda iraza kuyenga, ariko amahirwe nagize nyine yarangiye nyakubise fureshi. Iranoga. Uzi ukuntu bibiha? Birabiha byataka. Hari ukuntu nyine igira uruhande rumwe washyiraho ugiye kumva ko harimo umunyu, ukumva ntayo kandi igiye iruhande ukongeramo. So ngiye gushyiramo salisa. Inyanya zo zari zimaze kugera ahantu hameze neza, ni ugushyiramo gakeya. Shana kuri Imana nyiramabumbiza ahantu hari umuntu utwite. Ndabona biteye ubwoba, imereye nabi, iri kumbuza amahoro. Iraza gutuma njya kwipimisha. Abantu muzi niba namwe koko ijya ahantu hari umuntu utwite mumbwire. Gusa ngiye hari ahantu nzi, ayo ni amazi nshyizemo, hari ahantu nzi yajyaga ijya kandi hari umuntu utwite. Hari n'umukozi wigeze kuza iwacu atwite. Kutagenda inkweto ujyanye izihe? Genda ndamubwira mu kanya azazitore. hari akabona nshaka ko tuzaganiraho. Sinzi nimba atari ukuvanga ibintu ariko tukabona tugomba kukaganira. Kambwira cyangwa urakambwira inyuma? Ndakakubwira ntari gutya. Nshaka ko tuzaganira ku babebi cyangwa se abakobwa babyarana n'abantu wenda
wenda bibaye batarabitekerejeho neza ariko ugasanga nyine bibaye impanuka barabyarana. Sasa kubyarana ugasanga wenda uwo musore ntabwo nyine afite amafaranga ahagije, yego uwo mukobwa agahita afata gahunda yo kuba yayegeka ku muntu ufite amafaranga, umwana akamushakira undi papa. Ubwo urumva atari umwana wa musore kubera ko ari umukene ntabwo aba akifite uburenganzira ku mwana. Yego. Noneho ikintu nyine kibabaza ugasanga mwazajya munahura ubibona neza ko umwana ari uwawe 100%, utaranihakanye inda we mukaba mwarapfuye yuko nyine ngo nta mafaranga ugira, yego, udakwiye kwitwa papa w'umwana. Ibintu tuzabiganira kuko bireze kandi biri kumbabaza cyane mana. Ngo sha tuzabiganira. Abantu mwifuza icyo kiganiro mutubwire muri comment, tugikore vuba kabisa. Ariko umukobwa wawe afite umutima ukomeye, afite umutima ukomeye. So ngiye gushyiramo soya sauce rero, ariko ibyo bintu tugomba kubiganira. Oya aba ari inyamaswa gusa tu. Iyi soya sauce ni nyinshi pe, ariko ntacyo. Abantu ntabwo uri bubakire bavuga ko yimena. Abantu bakubwira ko yimena ntabwo uracyo kiba. Pe ubu nta kuyimena mbonye bidakora. Urabona ko atayimena yayishyizemo yose. Kuko soya sauce nta kintu yagutwara. Oya ntacyo, ni uko ahubwo gusa bishobora gutuma byirabura cyane. N'aka black pepper gakeya. Mwibuke ko bavandimwe banjye bari bubiryeho, niyo mpamvu turi bushyiremo gakeya. Ntabwo ushaka urusenda ararwishyirira ku ruhande. Ahubwo se burasaba gushyira amazi kuri koko. Harimo amavuta turayashyiramo. Amavuta dushyiraho amazi y'ubugari. Aho se si yagiyeho? Aho ntiyajyaho? Ubu wayashyira yizane ntacyo. Ngiye gushyiramo na magi. Nose tugiye kurya neza ibiryo nkunda, nijya nkumva nishimiye ko nariye uwo munsi kabisa. Harimo ubugari n'isosi, harimo n'umuceri n'isosi y'inyama ariko bitogosheje. Ibyo bitogosheje ngenda byemera cyane, biraryoha. Hari abantu batabikunda ngo biba bibishye, ngo nta cyanga bigira, kubera ko nyine wenda batarahura n'ahantu babitetse neza ngo yumve ari ibiryo bimeze neza. Si wabahaye content se ko bateka inyama zitogosheje buriya? Ariko hari nk'umuntu uba wumva uvuze ngo ibiryo bitogosheje akarakara, ngo reka ngo ibyo bintu ngo nzabirya nshaje. Birasa n'iby'abantu bashaje buriya cyangwa bituma udasaza? Ngo ni ibiryo by'abantu bashaje, ibiryo bitogosheje. So hano rero umuntu uri kureba video yanjye ariho ugeze, wenda waba wagiye wirukansa ibindi ntubibona. Ubu hano harimo igitunguru, pavuro, inyanya ebyiri zirapye na salisa kumwe na black pepper na soya sauce. Akaba ari nabyo birungo tugomba gukoresha na magi. Umunyu wo ntabwo mushyiramo vuba, ndabanza nshyiremo amazi numve nimba ari na ngombwa ko umuntu agira ashyiramo. Kubera iyi gahunda ugiye gukora akatse tugize gutya. Aya mazi aradufasha kuba ibi birungo byashya, ikindi tukabonamo n'isosi nkeya turi burishe ubugari. Aka ni agashishwa kivanze mu bintu. Ngiye kuba rero mbiretse bibanze bitogoteho, dusubire mu kanya dushyiramo amagi. Isosi yahiye n'ibirungo byahiye byose. Biri guhumura neza, baranyumvire ko nazikoze. Njye kora biscuit ndiye sigahita byivanga. Umunyu
Okay. aho ni sawa. Hano rero ngiye kongeramo makeya gutya ko natinze ntuma bifata hasi mu kuntu ariko nta cyapfuye. Hano harimo amazi y'ubugari, tugiye gukora ibintu by'ibidanje hano. Ya magi 8 kandi ibi biryo tugiye kubirya turi abantu benshi, kanombe 3 4 tugiye kubirya turi abantu 8 n'ubundi. Uru rugo rubamo abantu benshi. Iyo ufite ka food color k'umuhondo ushaka kugashyiramo hano gake cyane, amagi akaba umuhondo, ubundi ukabatuburira koko, ubiriye akagira ngo bakubisemo igi ry'umuhondo kandi ntaryo, wishyiriyemo agafood color. So ubirekaho kuri akanya gatoya. N'ubu wagira ngo ni nk'ifarini twasutsemo. Iyi sosi iroroha pe. Ntabwo ari ikintu watekereza guteka ngo wumve ukirambiwe utaranagikora kubera umwanya. Ikintu nabonye kirushya mu guteka n'umuceri ubamo. Ni wo wa mbere pe. Umuceri urarushya. Ugiye guteka ibirayi no kubihata. So ni ukugenda ukozamo gutya gake gake. Iyo ubishatse ushaka ko hazamo ibibumbe binini cyane, uba uretse nyine ugafata cyane. Ariko njyewe ntabwo nyakunda arimo ibibumbe bikabije. Ikindi ku bantu babiteka babanje gukora umureti bakabikata kuriya, ntabwo nyine bino birungo byinjiramo nk'uko muri kubona byivanze. Happy pe. Hari n'ahantu nagiye barabima, umushuti wanjye nturakare, ntabwo nyine nabikunze. Hari ahantu nagiye barabima ariko happy numvaga natazi ukuntu bimeze. bimeze. Ntabwo ari we wari wabitetse. Ntabwo ari we wari wabitetse. Umushuti wanjye? Oya, ni umutantine we. Ubwo urumva ko utamurenganya. Nako si umutantine we da. Niwe wari wabitetse. Ni umuntu wari uri iwabo ariko urumva bo niko babirya, we yumvaga binameze neza icyo gihe turi kubirya. Yari ibya hano nawe yumva ntabwo azi ukuntu bimeze. Nawe byaramunaniye se? Ibya hano? Ntabwo byamunaniye. Yarabiriye ariko yumvaga nyine bidafite injyana nka bya bindi yamenyereye. Turamusuhuje ntanamumenye. Neza wamumenye? Ntabwo rwose nabikunze, ntabwo isosi yinjiramo nyine. Uzagaruka dusure. Gusa iyo ugize amahirwe ukabiryaho byombi, uba nyine wagize. Uhita umenya nyine uko bitandukana, umenya ibiryoha n'ibibiha. Umenya aho bipfira n'aho biryohera. N'ababeshye iyi sosi irarangiye sibyo suma? Aha ngaha ugiye kuyumutsa cyane uba urimo gutuma amagi yawe ajya gufata mu isafuriya kandi yahiye. Murabizi amagi buriya nubwo yaba ari umureti ntabwo aba ari ingenzi cyane kubigira. Kubyumutsa cyane nuko hari abantu bigwa nabi. So tugiye kuba dupfundikiye tunazimye, turagaruka nitumara guhisha ubugari. Rero ubugari bwahiye, turimo gushyushya ya magi, ndebe ukuntu aba yoroshye, aba yahuye n'ikirungo akamera neza. Ariko ndi kubona yabaye make. Agitwaza ntayo kirera ubugari ngubu bumeze neza. Izi mboga mu by'ukuri mwa babyeyi mwe ziba zimeze neza. Ahiye rero ubugari mwabonye n'amagi yanjye aha ngaha ngiye kurya. Ntabwo bimeze nka bya bindi natetse cya gihe simbashe kuguta ngo numve ukuntu bimeze.
ibi ngibi byo black pepper nashyizemo irumvikana, bari abana b'inshuti nibabirya ndumirwa. Bino biryo bimeze neza, biraryoshye. Abantu rero mutari muzi ukuntu bateka isosi y'amagi, njye ni gutya nyiteka nuko papa wanjye yayitekaga, nubwo wenda batashyiragamo black pepper na soya sauce, ariko njye nzi ko ibyo bintu biryoshya isosi kurushaho, niyo mpamvu mbikoresha. Muzabigerageze mwumve ukuntu biryoha, munagerageze n'ibyo byo gukora umureti ku ruhande. Hari abantu benshi nabonye kuri YouTube babikora, ariko njyewe ntabwo mbikunda, ntabwo mba mbona ikirungo cyagiye mu magi nyine ngo bigende neza. Ikindi biba bimeze nk'aho uri kurya nyine za nyama zirimo ibitunguru, kandi ari amagi. Amagi agomba kuba yoroshye. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamere umugisha.